kugira ngo wagure imitekerereze, utekereze nk'abahanga ndetse n'abanyabwenge isi yagize. Nta yindi nama nakugira atari ukumenya kwagura ubumenyi binyuze mu gusoma ibitabo byanditswe n'abanyabwenge isi yagize, cyangwa se byanditswe na bamwe mu bagendeye ku bitekerezo by'abo bahanga. Bahaye ikaze mu biganiro nk'ibi. Iyi ni isi y'ubumenyi. Tugiye kubabwira bimwe mu bitabo 10 ndetse na bonus track ku muntu urakomeza kumva iki kiganiro, ku bitabo by'ingenzi twabatoranyirije wagomba gusoma kugira ngo wagure imitekerereze, ureke kubangamirwa na bimwe mu bibazo tugira, ube munini kuruta ibibazo, ndetse ureke no kubabazwa no guhangayikishwa n'ubuzima. Bimwe mu bitubaho bifate nk'ibisanzwe ndetse unabyakire. Bahaye ikaze. Igitabo cya mbere ugomba guheraho usoma bakita The Mindset cya Carlos Dweck, kirimo kugira umutima ukura, kugira umutima uhinduka, kwemera ko ubumenyi n'ubuhanga byiyongera binyuze mu gukora cyane. Igitabo cya kabiri bakita The Atomic Habits cya James Clear, kivuga ko 1% improvement every way, ko kugira impinduka imwe basi buri munsi ishobora kuguha ibisubizo by'ibibazo binini uhura nabyo mu buzima. Gutegura sisitemu aho kugira intego gusa. Gatatu, uzasoma icyo bita The Power of Now cya Eckhart Tolle, kivuga ati The present moment is all you have. None nicyo gihe cyonyine ufite, kirimo kwikuramo imitekerereze igendeye ku byahise cyangwa ejo hazaza. Kane, Can't Hurt Me cya David Goggins, kivuga ati Stay hard, komeza kugira umutima ukomeye udacogora, uburyo bwo gutsinda imbogamizi ukoresheje discipline n'ubushake. Gatanu, The 7 Habits of Highly Effective People cya Stephen Covey, kivuga ati Begin with the end of mind, tangirira ku ntego nyayo. Sharpen the saw, kwiyitaho kugira ngo ukomeze kugira imbere heza. Igitabo cya gatandatu tugomba gusoma mu by'ubwenge n'ubucurabwenge ni icyitwa The Subtle Art of Not Giving Fuck cya Mark Manson, kivuga ati hitamo ibyo uha agaciro mu buzima bwawe maze ugena ubuzima ubamo. Ubuzima burimo intambara, ariko kubyakira nibyo biguha amahoro. Igitabo cya karindwi cyitwa Think and Grow Rich cya Napoleon Hill, kivuga What the Mind Can Conceive and Believe It Can Achieve. Ibyo biba mu bitekerezo byawe ukabyizera, ibyo gihe wanabigeraho. Ubwenge n'imbaraga zitsinda iyo bikoreshejwe mu buryo bukwiye. Igitabo cya 8 kivuga ati The 5am Club cya Robin Sharma, kivuga ati Own your meaning, elevate your life. Ita ku gitondo cyawe, uhitemo ubuzima bwiza ubamo, uburyo ukoresha mu myitozo yo kwiga no kwitekerezaho, uburyo buzwi nka 20-20-20. Igitabo cya 9 cyitwa Great Angel Duckworth, kivuga ati gutsinda si impano, ahubwo ni ugukunda ibyo ukora ukabikunda ubinoza ndetse ukanahuzaho. Urukundo nyakuri nibyo ukora rufasha kurenga ibibazo. Igitabo cya 10 cyitwa The Obstacle is the Way cya Ryan Holiday, kivuga ati ibibazo byahinduka inzira yo gukura, ntabwo bitugwingiza ahubwo ibibazo biradukuza. Control what you can, accept what you can't. Emera ibyo udashoboye, ureke no kubitaho umwanya munini, ahubwo wite ku byo ushoboye ubikore neza kandi ubinoze. Socrates, umwe mu bahanga babayeho mu mujyi wari ukomeye mu myaka ya kera wa Athens, umujyi wari urimo iterambere, ubucurabwenge no gutera imbere byari birenze by'icyo gihe. Muri icyo gihe yagize umuhanga nka Socrates, agira abanyeshuri batandukanye nka Plato, wanditse ibitabo bitandukanye bivuga ku buhanga bwe n'imitekerereze Socrates yari afite, nk'inkuru ya Socrates n'umugore we Xanthippe. Uyu Plato yamenyekanye nk'uwanditse ibitabo byavuze ku mateka n'ubuzima bwa Socrates, ariko ari n'abatemera ko Socrates yabayeho, ahubwo uyu Plato ari igitekerezo yahimbye kugira ngo ubuhanga bwe n'ubucurabwenge bitazamwitirirwa. Ahemba umugabo witwa Socrates amugenera ibihanga n'ibitekerezo. Uyu Plato yanditse igitabo kirimo ubwenge n'ubucurabwenge akita The Apology. Iki gitabo kivuga ku buzima n'ubuhanga bwa Socrates. The unexamined life is not worth living. Kugira ubuzima bwiza burya ntibisaba ko ubutunzi ibintu byinshi, ubutunzi n'ubuhambaye. Guharanira ukuri ni ukuri kuruta kubaho. Plato yanditse iki gitabo cya Socrates, gusa hari n'ibindi bitabo byandikiwe Socrates.
Ikindi gitabo cyanditse kivuga kuri Socrates ni icyanditswe na Paul Johnson kivuga Socrates a man for our times, kivuga ko Socrates ni igitekerezo cy'ubwisanzure mu mitekerereze, ukareka gutekereza mu mitekerereze isanzwe. Kwigisha abantu si ukubaha ibisubizo by'ibibazo gusa, ahubwo umuntu yigira akanagukira mu mitekerereze ari uko umwigishije umubaza ibibazo. Undi mwanditsi tutarenze Ngoyi w'umuhanga wanditse ibitabo byafashije benshi guhindura imitekerereze no kuyagura, bamwita Robert Greene, yanditse igitabo cyitwa The 48 Laws of Power, kirimo aho kivuga ko udakwiye kugaragaza ko uri umuhanga ndetse uri umunyabwenge kurenza umukoresha wawe. Kivuga ati guhindura imitekerereze no kwitondera uko witwara abantu uko bagufata. Andika ikindi gitabo cyitwa The 33 Strategy of the War, igitabo kivuga uko wakwitwara mu kugira ngo utsinde intambara ndetse uko wakwitwara imbere y'umwanzi wawe. Gutegura intambara mbere yo kurwana, kikubwira ati tegura intambara mbere yo kurwana, gukoresha ubwenge mu kubaka ubuyobozi n'ubushishozi. Yandika ikindi gitabo kivuga ati The Laws of Human Nature, igitabo cyamenyekanye kigakundwa henshi kigahindura benshi, bakita Laws of Human Nature, kumenya amarangamutima yawe ukita no kuyabandi, aho kivuga ko twese tuzi kwimenya, dufata umwanya munini twigenzura ndetse tunitekerezaho, ariko ntabwo twita ku by'abandi batubonaho nuko badutekereza, aho byadufasha mu guhindura ndetse no kugera kuri byinshi mu buzima. Kirimo aho kivuga ko gukoresha ubwenge mu kubaka ubuyobozi, kwirinda kugwa mu mutego w'imbaraga z'abandi. Iki gitabo cya nyuma tugiye gusorezaho nacyo cyanditswe na Robert Greene, bakita The Mastery, kirimo kwigira ku banyabwenge babayeho bo mu bihe byose, kugira discipline, kugera ubonye ubuhanga bwo hejuru. Ndabashimiye mwe mukomeje kudukurikira, reka ubutaha tuzagaruke tuvuga kuri ibi bitabo, buri kimwe n'ubwenge buhanitse burimo bwafashije benshi guhindura imitekerereze. Ndabashimiye, twa Jonathan, kandi subscribe tujye tubana buri munsi.